ko nahoze numva bavuga yuko ngo mu kwa gatanu batahategereza ati stade turiba nko mu kwa kabiri cyangwa mu kwa gatatu. Kwanza no kwanga stade ikintu bakoze barayimanuye igera ikibuga nacyo barakizamura bisa n'aho no vuga ngo urabona ikintu tubura muri stade ya Kigali abana bari kuri YouTube channel yacu bimunaza kwita mu bibona. Urabona nk'inkingi n'izabisakariye hibate ukuntu imeze ntago bisaba ko hasi hazaho supporting ya ikintu ki supporting kugira ngo nyine izaguma gutya bayisakarireho birangira. Sasa ikintu harya mundi ndi kuvuga kuri stade ni stade ubundi ukuntu imeze isakaye ahantu hose kuzenguruka. Nuko ngo nta muntu uzajya wicaye ahantu wapikireka amahuwezi wenda asanzwe kuba imvura yaguturutse muri direction runaka akaza muduhuwezi ariko nabwo ni gake. Bize ngo iyi stade umuzenguruko wose uratwikira ahantu hadatwikire ni hari kuri pitch gusa. Iyi stade iri classe cyane rero ubwoba. Ariko none ikintu nakunze pitch no kunegeranye n'ahantu umuntu ushobora kuba ari imbere azajya bayicaye. Oya urumva pitch barayimanuye ibintu byo ku stade kwanza yari nkiri muri etage. Dore ukuntu bimeze abantu bayirebera hanze nka buriya winjiriye hariya kuri parking ubona ari ndende cyane kugira ngo ugere kuri tribune hano iyo hasi byo gusaba kuzamuka cyane kuko bazamuye ikibuga nuvuga ngo hahandi hasi ikibuga cyari kiri batabye metero 2 barakiza nuvuga ngo hahandi wabonaga ama office hasi ahandi wabonaga nyine ibintu byose byari biri haratabyemo igitaka urana byageze kuri yani hahandi hejuru umufana wa mbere yabaga ahagaze hasi ye hari ahagaze hejuru y'ama office ariko office zo zagumyemo nta cyahindutse yego urumva nuvuga ngo ama office yazaba ni muri base uwo uri muri stade ujya muri basement ujya muri cave ujya mu kuzaba ari uzajya bara ama restaurant nuvuga ngo abakinnyi bazajya bajya muri vestiaire bamanutsemo ariko ikintu nayikundi iyi stade abatanu bazajya bayinjiramo saa 3 match iri saa 12 bameze neza bafite cyo kumva sana ngira nk'ahangaha abantu bari kubibona wenda turi kurebera nk'ahantu bari bataramara gutunganya neza ni kuri side yo hino abantu binjiriraho mukanushaka urekere hira foto stade iracyafite akazi kenshi oya ase bazashamo dutebe ko mbona hakiri mu oya nongo bino bi escalier bashyizeho nizo nibyo bazatera hino intebe rero kuziteraho ni kimwe ntago cyane ine dore ikintu gihari kurikije uko nikimeze finishing n'ukuntu igora none se turi mu kwa kangahe turi mu kwezi kwa karindwi none se urumva hasigaye igihe kingana ngo ine ifite amezi atari munsi y'icyenda cyangwa 8 none se urumva bidahura nyine kuko ikintu cya painting don finissage yose muri rusange iratinda bien sûr cyane hazaba hari ibirahure nintuza izabizengurutswe by'imigongo ariko yaka nka kuno kwa arena bana none nshaka kuyibona yara ariko umunsi wo kwifungura abatoto batareba football n'uzababonera uburyo ari umukino ukunzwe bahita bawukunda kanya baza hari n'abatazongera kubura bazajya bitabira. Cyane natangajwe n'ukuntu kera uzi muri petit stade kera abakobwa bari baga basket barabaraga bashaka ko bari nka marino ariko uyu munsi iyo bazije uti niwe mukino mukunda basketball niyo yacu no sasa rero urana uyu muntu ifoto yafoto ahagaze mu kibuga urabona uriya muntu uri gukora hari ahantu umuntu ahingukira hari hari umuryango umuntu ahingukiramo urana mutarama hari ahantu ahagaze bari abantu bazaba bicaye muri VIP uhagaze hari uri ahagaze none wenda reka tuyibare nka VIP ariko none sasa ari n'ahandi hirya ubona umuntu ashaka gusa nk'uhingukira no hejuru yaho hari ni hahandi uzajya usanga oya mukama arukuna bigenje wabigari uko byari bimeze kumanisha ibintu birahinduka ubundi kwibuka stade amasho bundi urabona ariya basa nkaho haje basigamo ama espace munsi ya hari ahantu batangiye gusakarira ahantu nyine hari donc munsi ya floor yo hejuru mukamere kwita bitwara nahabonye munsi ya floor yo hejuru reba floor ya mbere ibanza hasi reba umuntu ahantu hagaze ahantu mihakurikiye bameze nk'imiryango donc ho hatarajya ama escalier merci mo harahirya hatarajya ama escalier bazazishyira mu zitagera ruguru none sasa ara munsi yaho hagati hari ya espace yo hasi niyo hejuru hari hazajya ni hano hazajyamo ibirahure kwa kundi bakwereka nk'umuntu uri muri VIP ari kurebera mu birahure niho azaba arimo hari makora ko muri Bekar naho bari VIP na ifite ibirahure hari niho bazaba bari niho tike ya VIP bazajya babicaye oya akenshi nama invitation n'abantu banini abari abanyacyubahi hari ababyeyi binje nango uwo babona bagize muri stade ntumenya abantu bari mu kino kwifungura bakazana nk'ikipe ikaze y'ibura muziri muri visitor ariko hari igikombe cy'isi cy'abaveteramani kizabera kuri stade wenda vuga before kwifungura icyo cy'isi kizaba nibyo 2025 ariko no kwifungura
twari twaza tuvuga tuti yaba byashobokaga match retour ikakirwa nko mu kwa gatanu ya Lyon APR bakayifungura za nabyo ntabwo byabiryoshye match yo muri phase retour ntabwo byabiryoshye fata dore ikintu nakora dore ngiye ikintu nakora nafata irushanwa ry'ama equipe wenda yasoje nka champion cyangwa se azaba ari nkane ya mbere niyo nayatoranya kwanza niyo na selectioning ibindi nkafata APR Lyon Sport Kiyovu Sport indi ikaze ubwo mu Rwanda twatereka niye polisi wenda cyangwa se Mukura ubwo hagati ya polisi na Mukura tugakuramo indimo tugatombora zigakina equipe ibaye ya mbere twaye igikombe muri ayo ma equipe ne twatoranyije bishiriyeho ikakina n'ikipe imwe muzamamaza Visit Rwanda either Paris Saint-Germain cyangwa Arsenal nkayimanura nkahita nyihuza na ya kipe yabaye ya mbere mu Rwanda muri ane natoranyije piketera match stade kuzura turabona n'abastari ba Arsenal bamanutse nuse gututafata ubundi abakinyi bo muri APR kabavanga nabo muri Rayon bagakina niyo Arsenal ntabwo byaryoha kabavanga none se oya All Star aya ntabwo bagakora All Star champion wabavanga bagakina niyo Arsenal imwe muri ama equipe ajya kina ntuza ajya kina ajya yamamaza ahubwo u Rwanda Visit Rwanda Arsenal cyangwa PSG none se twuba ati kuri stade Mugane barakora 11 beza mu Rwanda bakabahuriza hamwe twatera nyine nta kipe twatera kuko icyo gihe abari abanyamahanga benshi twatera dutsinda icyo gihe abari abanyamahanga benshi bivuze ngo twatera byanyabyo Arsenal bazayimanura hano no tuyikubitira hano ariko kwanza ikibuga babanze iki kibuga babanze baje oya nibyo rega na Everton zanamanutse hari na za Gomari zari zizishe nubyibuka waba yone baje hari wo bita Tuyisenge yishyura igitego Jacques dore ikintu nge nshaka iki kibuga mu babara gishyiramo bya byatsi nibura umukinnyi ashobora gutsinda agakora celebration akagendesha amazi ubwo wumvaga bazashyiramo synthetic bimeze neza ku buryo nta kibazo iyi stade byanze bikunze izaba iri kuri ntunza kuri standard ibi byatsi byanze bikunze yose nta kintu na kimwe muri za stade zibura yibona kitazaba kirimo hano izi stade byanze bikunze ntazabura ukuntu mu kurishanwa rigenda rikura ry'abanyamakuru hari ukuntu tuzatererayo nka match shaka gukora record nge mu buzima bwawe ntago sinshobora kuzarangiza kariyeri y'umupira ngo manike inkweto godiyo ku buryo hanze bavuga ngo nakabasaza sinagakina ntana celebra ngendesha amavi yaransinze igitego nise wazabikoze uvuye muri interview mahita ngendesha amavi kandi shaka bawa ikiri muri zikinyeganyega ndi kumanuka n'abadefenseur bakifashe mu mutwe ifoto reka ndebe ejo bundi uzabikora ejo bundi ra match nabwo Dickson ko 29 naraterekamo ibitego bibiri tuzaza tugusimbuza noneho yarambwiye ngo yandi yarabe ngo nikomeye ya danje iyo namuhaye iminota 15 nkura hitano ishize kitarajya munahita nseze mu